Ese wajyaga wibaza ngo Sabi ni muntu ki? Uyu Dogiteri Sabi amaze kugera ku rwego rushimishije, amaze kuruta abantu benshi cyane yasanze muri runo ruganda rwa sinema. Dogiteri Sabi tuvugana afite imodoka. Ese iyo modoka ihagaze ka miliyoni zingahe? Kurikirana kino kiganiro ubashe kumenya ngo se Sabi ni yazamutse ate, wari ku ruhe rwego kugeza aho yaguze imodoka. Mbere kubicisha amatsiko. Mbere na mbere subscribe kuri channel yanyu ariyo yacu, ariyo Iwacu TV Show. Ubashe gukomeza ujye ubasha gukurikirana byinshi cyane bigenda binyura kuri channel ariyo yanyu, ari nayo yacu. Uyu Dogiteri Sabi rero yamenyekanye nka Sabi, ariko nyirizina yitwa Nsabimana Eric. Uyu Nsabimana Eric rero iwabo ni mu karere ka Musanze, abantu bazi Musanze, umurenge wa Kagonga atuye. Uyu Dogiteri Sabi rero yahereye kera akina amafilimi, aho yatangiye amafilimi yiga Senior 1, abantu batumva yiga mu wa mbere secondaire. Dogiteri Sabi yatangiye yiga mu wa mbere secondaire akina amafilimi, ariko ntanijana arakomeza arakina azamuka agera mu wa kabiri mu wa gatandatu, atangira kujya gukina Abadanizo muramuzi, Danizo nawe barakina mu bicano. Uyu Dogiteri Sabi rero yakomeza arahasoninga, arangije kwiga Senior 6 asoje, yaje kwiga abona terankunga yo gukina muri filimi y'Ibaryo yacu no mwabonaga ariyo yitwa Irebero TV. Yacu no yitwa Irebero TV rero niyo yazamuye Sabi, izamura abantu biga, izamura n'abandi bakunze benshi cyane mu karere ka Musanze. Ino channel rero ariyo Irebero TV, Sabi niyo yamamariyeho, bakiyamana n'abandi bantu benshi cyane. Dogiteri Sabi rero nzaje kuri Musanze, yamana muhamagaye ko gukorana. Dogiteri Sabi yaragiye arakora, arahasoninga, arakora, yarazi gusetsa cyane, akina yiriza n'ibindi bintu byinshi cyane. Sabi abasha kuba yakora n'abantu kuba yagafata. Yamani nawe yita duko yahembaga wewe amafaranga yari atangira guhemba Sabi aho yaje kubonera ko Sabi atari umuntu mwiza, yaje kugira yibuka abavandimwe be bakinaga muri TV, harimo uwo bita Ivyo bijya nawe Jirwari, nawe yahise amuzamukana akamujyana nawe barakora. Ariko uyu Dogiteri Sabi tuvugana urwego ariho ntabwo ari urwego rworoshye, kuko hari abantu benshi cyane batangiye sinema cyane arusha agaciro. Dogiteri Sabi rero yagumije arakina, abasha kuba yakomereza gukina amafilimi menshi cyane agiye atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu nabonye filimi yo kwa Batiyama, naho nawe ubwiwe ahita afungura channel yiwe yitwa Sabi. Iyi channel ya Sabi nayo irarebwa cyane, yinjiza amafaranga menshi, kandi agenda no kuyirebera naho aragenda gukora no kwa Kiramani Empire no kwa Big channel zose za Kiramani zose. Iyi Dogiteri Sabi ahembwa amafaranga menshi cyane kwa Kiramani, ariko nubwo ahembwa menshi Kiramani. Uyu rero Dogiteri Sabi ubu tuvugana akayaba afite amafaranga, yagize utya iyi imodoka ye ibona kuri screen, imodoka ye yabo ka miliyoni 20. Ni amafaranga menshi cyane ku muntu ukizamuka ataramara imyaka 5 muri no ruganda rwa sinema, akaba yikokoza imodoka ya miliyoni 20, agaza yabo ka miliyoni z'amanyarwanda. Urumva ko Dogiteri Sabi ari ku rwego cyane, kuko urebye banyuze n'abandi bakunze cyane baragiye ku imodoka ariko imodoka bafite ntabwo yajyaga amafaranga. Uyu Dogiteri Sabi rero yarihiriye agenda n'abantu cyane, akina no n'amakinamico kuri RBA, aho baramwanganye gukinamo. Dogiteri Sabi rero urumva urwego ariho, kandi asanzwe ku rwego rwo kuba yagura imodoka y'akayabo kangana. Ubu hari n'ibindi bintu byinshi cyane yagiye akora ntabwo aragitanga. Rero mba nimbere kuba namuganiriza yavuze, ariko imodoka ye kandi icumi yarayimaranye. Inama kuri mashyashya ndambiye nawe utabure ukomeze kandi subscribe kugira ngo mujye kuba mubasha kumenya cyane. Baza mbaze ni abasitari bafite n'ibyo amaze kugeraho n'abarenze byose baza. Muri cyo nagusaba kugira ngo tuzaze cyangwa wakitwamye rero kino cyano cyitwa Akunda cyane.